Murakaza neza nshuti za JJ Love Family TV. Turashima Imana kubw'uyu munsi nkuko bisanzwe tugiye mu kiganiro cyacu. Ngiye muri kumwe nawe uyu munsi nitwa Umugwaneza Oliver. Rero dufite umutumirwa udufitiye byinshi uyu munsi. Uyu munsi insanganyamatsiko yacu iravuga ngo ndi umuhamya wo guhamya yuko Imana yacu itabeshya. Rero dufite umutumirwa agiye kutubwira neza uburyo Imana yacu itabeshya mu buhamya bwe iby'Imana yamucishijemo. Murakoze cyane, tudatinze mu magambo reka tumwakire. Murakaza neza. Murakoze cyane. Ndabashimiye abantu mudukurikiye nkuko umunsi ku munsi mudukurikira. Hanyuma uyu munsi tugiye gusangiraho ku buhamya cyangwa se ku byo imirimo Imana iba yarakoze ku buzima bwacu, by'umwihariko kuri njyewe ngira ngo niko twabivuga. Turareba ku nzira y'urugendo rw'ubuzima bw'umuntu n'ibyo Imana iba yarakoze. Ahari nawe ufite byinshi wavuga, uyu munsi tuguhaye akanya, ndetse nawe turi kumwe hari ibyo wavuga. Uyu munsi rero twawuhaye kuvuga ko ndi umugabo wo guhamya ko Imana itabeshya. Hari ibyo Imana iba yaravuze ku buzima bwawe, ukibaza se bizaca he, se byashoboka he, se bizasohora. Ariko umunsi ku munsi uko turushaho tubona bisohora, tuba turi abagabo bo guhamya ibyo by'Imana yakoze, ko ibyo yasezereje ko kibisohoza. Murakoze cyane rero, ngira ngo turamenyeranye. Nitwa Judith Uwanziga, ndi umumama nkuko nabibabwiye n'ubushize. Tugiye gusangiraho ku buhamya bwanjye. Mu by'ukuri nifuje kububasangiza ngiye uko meze uku nguku. Narakuze mu mikurire yanjye cyangwa se no mu bwana bwanjye mbaho nta babyeyi mfite, nta papa nta mama. Mu by'ukuri nkiri n'umwana mutoya nabanaga na mukuru wanjye, nkibwira yuko ari we mama n'umugabo wenda ko ari we papa, kuko bose bitabye Imana ntarababona ntabazi. Mu by'ukuri nkumva ko uwo mukuru wanjye ari we mama n'umugabo we ari we papa. Ariko ko ngenda nkura nibwo yansobanurira ambwira ati burya njyewe turavukana, ntabwo ndi mama wawe. Urumva byanga bikunda hari igikomere ushobora gukurana cy'ubuzima bwawe. Abantu mwabuze ababyeyi cyangwa se imiryango, mu by'ukuri nta kintu gikomeretsa nko gupfusha uwawe ntunamwishyingurire. By'umwihariko noneho ku mubyeyi kuba utavuga ati nzi nahashi cyangwa se namunaze hagataka naramusezeye, ni ikintu gikomeretsa mu buzima. Nzahashyinguye bimeze gutya, birakomeretsa cyane. Muri ubwo buzima natangiye kubaho ubuzima bw'ibikomere. Ntangira kubaho ubuzima bubabaye, ntangira kubaho ubuzima bwicuza impamvu Imana yashyize ku isi kugira ngo nzababare. Nakumva nk'umuntu arimo ahamagara ngo mama cyangwa papa, nkumva byanga bikunda hari icyo birimo gushyira ku mutima wanjye gikomeye cyane. Nakuze numva ntavuga mama mu kanwa kanjye cyangwa papa, kuko ntabyigeze n'ubundi no mu buto bwanjye. Mu by'ukuri ntangira kubaho ubuzima bucecetse, butavuga, bumeze nko kwitonda, atari we ngewe nyirizina, ahubwo kubera igikomere gishobora kuba cyaratewe n'ibyo naciye mu kwitonda. Nkabaho nazi umukobwa witonda, umwana witonda, ariko buriya nabaga mfite ibyo ncecekanye. Mu by'ukuri nkabaho numva kwiga bitandeba, ntaziga bitazashoboka kuko ari iby'abandi bafite ababyeyi. Kuko numvaga navuga ati mama ikayi yashize, mama batwirukaniye Minerval, numvaga ntawe mfite wo kubibwira. Dadi kutansura cyane ko noneho n'uwo muvandimwe wanjye nta bushobozi bwari burenze buhambaye bwo kumfasha. Ikindi nuko bwangana guko ariko kose yari arimo abyara, kandi byanga bikunda ugomba kwita kuba uri mu nshingano, bari mu nshingano zawe uko bisa kose. Nubwo umuvandimwe wabimukorera, nubwo inshuti cyangwa undi wabimukorera, biba ari nk'inyongera, ariko inshingano ziba ziri ku bana byanga bikunda. Mu by'ukuri mu bushobozi bwabo ko byari bimeze, barakoze pe. Bunda bantangije ishuri, navuga ngo bibaho se nanjye birashoboka ko umuntu utagira papa cyangwa mama yajya mu ishuri akiga. Mboneraho no kubwira abantu, niba ubana n'umwana adafite ababyeyi, gerageza basi ugira ikintu wamuhereza sosiyete ifite yumva yuko atabona, bitashoboka akabona. Njya muri primaire ndiga nkana performinga neza nta kibazo. Ariko sister wanjye aza kunyicaza arambwira ese
ko mbona ukunda kwiga, narabikundaga cyane ku buryo wanansibyaga nkarira. Ko mbona ukunda kwiga cyane, nkaba nta babyeyi ufite, nanjye ucungiraho nkaba nta bushobozi mfite, koko urabona bizashoboka? Basi se wikwishyiramo kubikunda cyane kuko n'ubundi gusoza kwabyo bitazashoboka. Urimo urabyumva kandi ukabimbwira arira, nta rundi rwango mfitiye, ahubwo agahinda ko kuvuga ngo uyu mwana ko akunda kwiga kandi aho gukura ubushobozi bwo kwiga hatazaboneka, uwabimukuramo kare atazakomereka byanze ko ayiga kandi umutwe bimurimo. Sinzi ahantu nakuraga amagambo mu buzima bwanjye, ndamubwira ndavuga Imana yatwaye ababyeyi nkasigara, izi n'uburyo ibi byose bizarangira ibyo kwiga kwanjye. Ndizeye neza ntashidikanya ko kuba narasigaye ni nk'ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko n'ibindi byose bizashoboka. Amen. Mu by'ukuri nari narumviseho ubuhamya, niwe wanganiriraga ambwira ukuntu abana twavukanaga bose bagiye bitaba Imana, abo nkurikira bagiye bitaba Imana. Nkurikiyeho bategereza ko nanjye bizagenda uko. Bategereza ko witaba Imana, akana nako bizagera nako kave mu mwuka kagende. Ariko noneho babona ukwezi kurashize, 2, 3, 4, umwaka urarangiye, imyaka ingahe mbayemo umuntu, nta kibazo kibaye. Ubwo buhamya nkabushingiraho cyane, byanga bikunda hari impamvu, hari impamvu kandi byanga bikunda sinzapfa ntayigezeho. Ahari hari icyo umumara izanshishamo, ahari hari icyo izankoresha kizima, ahari hari icyo navuga ngo inshingano isigarije kuri iyi si. First of all, abo dukurikirana nkurikiye bose numvishe ko bitabye Imana. Ababyeyi bambyaye banshyize ku isi bitabye Imana. None se ubwo ababyeyi bawe bapfuye ungana gute? Ababyeyi banjye mfite inyuma yanjye mfite umwana unkurikira, ariko ni kwa kundi ababyeyi bakurikiranyaga nk'umwaka umwe cyangwa se igihe gito, ibyo bita indahekana. Papa we mfite amakuru yuko yapfuye tukiriye mu mahanga za Uganda, ariko noneho mama bahunguka bageze mu Rwanda nawe yitaba Imana. Icyo gihe nari mutoya, niba abana babakurikirana turi bato cyane. Mu by'ukuri yitaba Imana muri icyo gihe, nkura ndi kumwe na sister wanjye, mvuga mama n'uyu nguyu, papa n'uyu nguyu. Ariko mu by'ukuri ndashaka kubahamiriza ko Imana ari se w'imfubyi nk'uko yabivuze. Imana niba ivuze ngo ndi se w'imfubyi, hari ahantu nigaga Rwempasha senior 1, nyirangiza senior 6 nagiye senior 1 aho ngaho. Noneho nkazajya mbaho nkajya mu biti munsi y'ishuri gusenga, nkaririra Imana nkavuga Mana ngaho ngwino nkubwire ibyanditswe wanditse kugira ngo tubihagararemo. Niba uvuga kuri se w'imfubyi Mana, icyo gihe nigaga ntaha, byari muri 9 years, niga nta kandi shaka boarding. Ndanje ndavuga Mana, niba uri se w'imfubyi kuki abana bafite base barimo kuvuga ngo ndashaka kujya kwiga hanaha, bakajyayo base bakabibakorera, kandi abo bapapa bose ubarusha ubarenze, abo bapapa baragusaba ukabaha bagakorera abana. Noneho njyewe kirenze papa wanjye niwe utanga ibyo ku babyeyi, kubera iki ngiye ntajya kwiga muri boarding? Mbisaba Imana ndira cyane. Najyaga njya muri ibyo biti kwa 2, kwa 4, kwa mbere, kwa 2, kwa 3 no kwa 4, nkarya kwa 5 gusa ku ishuri nsenga ndirira Imana, avuga Mana niba uri papa Mana ukubinyereke kuri papa. Nahize umwaka umwe ndira mvuga Mana siniyatungo mba kuyigira muri internet. Mu by'ukuri kandi nari nishyizemo ngo nziga igahini, kandi ubwo igahini sinarinze hariho, ahubwo nari nzi ko ari nko kurengaho i Kigali uva mu Mutara. Numvaga ari nko kuba Nyagatare ugatega imodoka ukagenda ukarengaho i Kigali ukuntu ukajya igahini. Mvuga Mana ndashaka kujya kwiga igahini, ndabishaka nkabisengera. Mu by'ukuri mbabwije ukuri, igihembwe cya 3 nafungiye ahantu i Kigali mu bavandimwe. Noneho ndangije umuntu arambaza se wiga gute, bimeze bite? Ntago baravandimwe tuvukana, zari inshuti za mama tarapfa. Urumva nta muvandimwe nari mfite muri Kigali ngo ni ibiki, ni byari uwo muntu babavandimwe nabo barasizwe n'ababyeyi babo ari imfubyi.
arambaza se bimeze bite, ndamubwira, baraturitse ararize ko mbese ni umuntu ugira impuhwe mu buzima bwe bwose. Turafatanya turasenga. Nari narasize nsezeye abana ku ishuri ko ntazagarukayo. wari ufite kwizera Ni ukuri cyane. nta minerivare nza izava ntaki ndasenga ndavuga mana ngiye gusezera aba bana, ndabasezera bahise nzagaruka. Bari hari hakiriho ibintu byo gufata ikayi bakayigura bakajya bakwandikiramo bagusezera, baransezera bamwe bararira biracika. Noneho uwo munsi ndaho hano i Kigali muri vacances, buri buke nkataha, nararyamye n'abandi bana bamaze kuryama, njye ndabyuka ndasenga ndarira, ndaba papa ngwino duhangane, ngwino tuvugane, mbona nkubonye ngwino. Ndasenga buracya, mbona ndapakinze ndatashye kandi ngiye gusubira hahandi nasezeye. My God, biragoye kwiyumvisha ko hakiriyo indi step yo kumva ubutabazi washakaga ko bubaho. Ndapakinga, maze gupakinga ariko mvuga mana koko si twaraye tubivuganye. Ndapakinga ndagenda. Hari nyogokuru wanjye mfite ahantu Kiziguro, ncayo ndamusura, njya kumumesera imyenda buri buke, noneho nkataha. Mvuye i Kigali ngeze Kiziguro, mvuyemo ngiye gufurira umukecuru, buracya manuka nsubire hahandi nasezeye. Ndiyo nagiye kwiriba kumesa, numvishe telefone arampamagara, se wamanutse wageze pfo? Oya ntago ndagerayo, naciye Kiziguro. Noneho kujya pfo bireke, ahubwo ngwino hari ahantu twakuboneye ishuri. Haleluya. Mfashe ibintu byanjye, ese ni hehe? Ni Gahini. Mubyukuri biratanga, ntagibeshya. Ukuri kw'Imana ntagibeshya pe, ntagibeshya. Ndagiye ngiye Gahini, nyinjira kuri gate, iri jambo nararivuze turimo kuganiraho. Mana menye neza ko utabeshya. Amen. Umuntu ukwizeye akabona ko nta bindi yishingikirijeho. Mu by'ukuri rimwe na rimwe hari n'igihe tutabibona kuko Imana iri hano ndayisaba, ariko ndumva hari ibindi nishingikirijeho. Bitanashobotse hari ibindi nashobora. Ariko Imana irashaka ngo uzuvuga ngo Mana imbere n'inyuma ni wowe ndeba. Ndaje wese uko ndi nuko nguko nta hantu mukinzi na hamwe. Naragiye ngi Gahini, ninjira mu kigo ndiga. Ngeze Gahini nararwaragurikaga. Narwaragurika, natashye, nagarutse, natashye. Noneho ndangije ndabyibuka nari ndwaye, kuzuza form. Naje senior 3. Naje kuzuza form ntarize kugira ngo uwo mwaka ntawurata nkorane n'abandi. Abashiti banje bakundaga kunyita Pasterine, ariko ntago nari Pasteri. Noneho barambwiye se Pasteri kuko iyo ubireka basi ukazaba uza next year ukigana n'abandi ukazakora warize. Oya nje gukora, nuzuza form. Hariho imyumvire mu banyeshuri ngo niba wumva utiyizeye neza, niwirirwe ushyira ku kigo nyine gihambaye mu kuntu gishyira aho hafi nyine ukuntu utazabura byose. Urayizi iyo terime ngo kuko ngo nubura byose bazakujyana wenda nko muri 9. Naraje nandikaho Kagarama, nandikaho Lycée de Kigali, nandikaho Fawe cyane, kandi numva ndi proud yabyo. Kandi ni wa muntu utarigeze wiga. Saba MCB hose ushyiraho hose MCB. Abana washize kuri hega washize kuri hega amaburaburizo. Hari ukuntu bajyaga bayibeshyera ngo ni section y'abaswa, ariko ntago ariko byari bimeze. Washize kuri hega ibasa amaburaburizo. Ngira oya ndashaka MCB. Kandi ubwo ngubwo mu mibare yanjye najyaga iyo nabaga nabonye menshi yabaga ari nk'10%. Icyo nari nishingikirijeho yari biology. Chemistry yanjye nabonaga menshi yabaga ari nka 30%. Agenda ndakora, nari nzi biology, nzi history, geography, ibintu nk'ibyo. Ariko ibintu bya calculations byari byaranyihishe. Kandi ngiye gusaba bari byo nsaba. Ndavuga kandi nzabibona. Tujya mu kizami turakora. Nta makaye nari mfite yo gukoreramo revision. Sinize, nabayeho ngwaye ndi mu rugo, ntago nigeze niga.
ndangije ikintu nakoze narajyaga muri classe nkatendinga nkakora ikizami nkafata urupapuro nkarusengera nkafata peni nkayisengera na revising nkavuga manu mbabarire umpishurire ibyo ndi bwige nkakora ibyo nkumva kandi birahagije nkirinda hahandi abana bajya bavuga ngo njye nasubije ibi kugira ngo bitanci intege kuko aho nasangaga ntabizi narihimbiraga kuko naravugaga nimbura n'icyo nandika ndahimba icyo gihe najyaga mpimba indirimbo ndahimba indirimbo na rofure mbishyiremo ariko numva nadagiyeyo ndasenga Imana ikajya impishurira mu kwiga kwanjye muri revision nasubiza nkajya kwihisha ngo batavuga ibyo bashubije numva ndakubwiza ukuri naje muri first grade first grade Kagarama uko nayisabye MCB uko nakabisabye Imana yacu ntagibeshya bene kose Imana ntagibeshya pe uko ko nabiyisabaga kandi hari ukuntu naganiraga nayo nk'umuntu turi kumwe nkuko turi kumwe ubu nkavuga Mana ngaho ngwino igira hino none se ko wavuze ibi none se ko nanjye nshaka ibi nkabiyibwira Imana yanjye kabisohoza ikintu ushaka kubabwira bene data iyi Imana twakurikiye ntago ari bayari ntago dusaba kubanza kwikebagura nka kwa kundi kose twumvishe muri Bible Imana irashaka imitima yacu kuyizera tukayiyegurira kavuga uti Imana ndi hano nawe ngwino tubi inshuti tube bamwe kandi niba yaravuze ngo ni se w'imfubyi wamfubyi uneza amatwi egera so rimwe na rimwe hari ibyo ukena kuko wowe witaruye so mutari kumwe papa wawe aramutse ari mu Burundi uri hano biragoye gukominika nawe physically keretse ukoresheje telefone n'ibindi ariko papa wawe ari hano mu cyumba kimwe nawe biroroshye cyane kumubwira ibyo ukeneye niho cyagihe tutangira kuvuga ngo Imana yaravuze ntiyasohoza Imana yavuze ntiyakora Imana ntigisohoza no Imana yacu iravuga kandi igasohoza ibyo byose yarabisezeranyaga kandi yarabikoze njya kuva ku ishuri muri senior 6 hari ahantu nagiye hari muri natire y'ikigo n'ubundi n'abandi bakobwa batatu dusenga tuvuga ngo Mana duhereza icyerekezo cyo hanze tugiye duhe icyerekezo buri mwate ndashaka kuziga university ndashaka guhita mbona akazi ndashaka ABCD turalistinga nanjye ndalistinga nashitse hanze mvuga nti se uyu muntu urimo kumfasha afite abana afite iki biragoye ariko Mana nziga kaminuza ndabishaka yego noneho ndagenda bisoza senior 6 nahise njya gusaba akazi k'ubwarimu ahantu bwa gardienne mvuga ntashaka kwicara ubusa ndabibona ariko nkajya mvaho nkashaka amakuru y'ukuntu nakwiga kaminuza uwo muntu n'ubundi wanyishyuriraga yumva amakuru ko fawe irimo Beautiful World Canada na icishije muri fawe y'u Rwanda barimo gufata abanyeshuri b'abakobwa ariko icyo gihe bashakaga 21 mu gihugu hose abakobwa 21 baperforminze neza mu buryo bumeze neza mu byukuri byanye ntibyari birenze ngo ni byiza cyane nubwo byari byiza ariko ntibyari birenze ku buryo muri iki gihugu cyose abakobwa muzi bagituye naba selected nagiye 21 nagiye buri buke deadline kabo abara applyinze baradepoje ndagenda nabimenye icyo gihe ndiruka ndandika nshaka requirements shimira headmaster wanjye nagiye kumusaba impapuro ntiyangora azimpa vuba byihuse atirukanka irukanka ayo mahirwe atagucika ndirukanka ndabikora ndadepoza buri buke deadline kaba akomeza nkasenga ariko ubwo na depozaga izo document nafataga photocopy zazo nkazifotoza nkajya mu rusengero aho nigishaga hafi n'urusengero cyari ikigo cy'urusengero nkajya aho mu rusengero nkazipfukamaho nkasengera ku photocopy z'amadokima na depoje ntavuga Mana zishyireho igikundiro Esther yabaye selected cyangwa Esther bamuhisemo umwami yamuhisemo ataruta abakobwa ubwiza ngo yari umwana w'imfubyi warerwaga na Morodekayi mu byukuri ngo bari abakene niko Bibiliya tugaragariza nta kirenze yari afite ariko guhinguka imbere y'umwami gusa igikundiro cy'Imana kimuganza haba aratoranywa naravuze cya gikundiro wambitse Esther
nta bitangaje afite genda ucyambike dokima zanjye Haleluya. ndashaka ko zitoranywa mu yandi yose Amen. nkabipfukamaho nkarira amarira menshi zigatoha ejo nkazisubiraho nkazitosa bwa kangahe nkiziringamo nkasenga Imana yo mu ijuru hashize nk'ibyumweru nka 3 nyakumva telefone irampamagaye niyo witwa Nziga Judith ni njyewe twagira ngo tukumenyeshe ko uri mu bakobwa ntabwo ibeshya ndagira ngo nkumenyeshe ko uri mu bakobwa 21 b'abanyabwenge muri iki gihugu my god abanyabwenge bwo muranzi cyangwa mwibeshye ubu koko nibyo napfukamye hasi aho nitabiye ko ndapfukama ndavuga Mana uranyeretse bundi bushya nanone uranyeretse pe biragoye kumva umuntu nta papa nta mama nta anti nta anko nkurikirana nta nyokoro mugukurikirana nta ndugukurikirana ubaye selected muri abakobwa 21 twashakaga mu gihugu cy'u Rwanda b'abanyabwenge my god Imana yacu ni se w'imfubyi ni ukuri kw'Imana icyo yavuze irahari kugira ngo igisohoze ndagenda nagiye gukora registration ntumva ko ari ngiye ugiyeyo numva ameze ukuntu ntazi ndagenda nkora registration mbona ngo mu bintu twemerewe kukwishyura minerivare yose ntabwo uzigera ubona wasohowe mu ishuri iti kizajya kuvana mu rugo ni gusubizayo ibyo kujya ku ishuri byose amatike ibiki ndetse nandi yo kwifashisha ugize akabazo runaka ngo iki Mana ya ahubwo ikintu cyihutirwa agenda ufunguze konte tubona ukuntu boherezagaho nk'amafaranga yo kumfasha nabireba nabitekereza nkareba umuntu uri muri Canada utanzi n'isura yanjye Imana igiye igakora ku mutima kugira ngo isohoze ryasezerano icyo yavuganye n'umugaragu wayo ifite inzira zirenze ibihumbi ibasha gucishamo yacisha mu muntu ukuzi yacisha mu muntu utakuzi yacisha no mu utatekerezaga mu by'ukuri buri gihe aho duhanze amaso hari igihe abatariho hari inzira yacu ahubwo igisubizo kiri iburyo cyangwa ibumoso bitewe n'imigambi y'Imana ifite ku buzima bwacu nagiye mbona favor y'Imana ndiganda soza graduation igenda neza Haleluya Imana impereza urugo yari yararusezeranyije irarusohoza impa umugabo mwiza cyane yo Mana we umva mbese simbizi ni kado iterura gift iravuga iti ndabizi ko wabanaga n'ibikomere byinshi inzanira umugabo urimo ibyishimo byanjye byose twumvishije Imana yakoze byinshi mu buzima bwawe Imana twumvishije kuntu ari Imana itabeshya twumvishije kuntu Imana ari se w'imfubyi kandi Imana ikurikirana ijambo ryayo kugeza irisohoje ese muri urwo rugendo rw'ubuzima bwawe ni iki cyakubabaje muri urwo rugendo rwose mu buzima bwanjye ikintu cyambabaje ni ugukura ntarigeze mbona ababyeyi banjye ku maso mbabona mu mafoto twa dufoto twa kera uratuzi rimwe na rimwe ntituba tunagaragara neza nkareba nkajya mpengereza se nasaga na papa kuko mu bantu tuvukana nta n'umwe dusa nkajya mvuga se nasaga na papa nasaga na mama nasaga nande nkumva ntago mbishuriwe neza umuntu dusa cyangwa se no kuba ntarababonye amaso ku maso ngo numve ikiganza cy'umubyeyi kinkoraho uti mwana wanjye cyo kintu nakuze kinteye igikomere gikomeye ari naho nakubwiye nasaga n'umuntu witonda mbana n'ibikomere ntabizi ngeze muri A-level naje kugira umuyobozi wa korali ubundi iyo nasozaga amateraniro narakwepaga kugira ngo ntagire umuntu unsuhuza ko numvaga nta muntu nkunda numvaga nuri bunsuhuza ari mandyarya nta rukundo mfite ko nakuze ntazi guhabwa urukundo ngo umwana wanjye ndagukunda iki nkumva barambeshya nka kwepa nkagenda noneho uwo muntu niwe yarambonye kazajya ahagarara ku muryango akantega akambwira ati Yesu ashimwe Yesu ahimbaze nkumva yambangamiye n'ubundi nta gukunda nta mana yanjye arimo aranyishushanyaho nkiruka ikindi gihe akantega ku muryango yabonaga amateraniro arangiye akajya ku muryango akahagarara gutyo yabona ncika niruka ati Yesu ashimwe n'umuyobozi wa korali nakambwira ati twagiraga gahunda yo kwandika indirimbo ku kibaho kugira ngo tujya kurepeta bahitemo cyangwa se nshyashya tuyige ati ndashaka ko wa gatandatu uzandika indirimbo ku kibaho kandi uzazinduke
numvaga mu gusuzugura kwa bitambamo njya kubikorera kumwubaha ngezeyo ntangira kubona n'abantu nkandika indirimbo nkabona umvugisha nkagira gute ntangira kwisanzura noneho agiye kugenda ansiga ku nshingano zose yayoboraga navuga se na bya bikomere byanjye nta muntu nanashaka ngiye hafi yanjye noneho nkajya kubaganiriza nkabura icyo mbaganiriza nkavuga ati bayi nanjye kugusura kandi ubwo nta kintu twavuga nimbabarire anshyize muri izo nshingano urabizi uko winjira mu nshingano bisobanuye ngo urahura n'abantu cyane kwa guhura n'abantu cyane kwanjye kwa kujya kubaza umuntu kuki ibi bitagenze neza kwa kujya kuhereza umuntu uzayobora gahunda uzakora iki bimpa kwisanga mu bantu nkunda abantu mbona barankunda nkajya kubona nk'umwana kubera ko muyoboye yazanye amazi yavomye yanshyiriye munsi y'igitanda akambwira mami urakarabaya nabyuka ngiye muri dushe nkasanga undi yansasiye akambwira mami Imana ikurinde umunsi mwiza ntangira kubona ko abantu bafite urukundo numvaga ko abantu batarugira babeshye numva barankunze numva bigenze neza noneho nisanze ntangiye kuvuga nkasaragurika nkagira ibiki nkabona ni byiza ukabona abantu babaye beza babaye benshi nza kwisanga ko undi wanjye wa mbere atari njye byari bikomere tubana noneho ngewe bigatuma witonda abantu tukagira ngo uriya muntu aritonda kandi naribeshyeraga ngayo nguko mwana we ariko uba wumva ibyo bikomere byarashize ibyo bikomere byarashize byo kumva ko nta muntu nkunda icyo gihe byagiye bigabanyuka ibikomere ntago byirukanka ako kandi gake gake ni urugendo rwo kugenda uhinduka hari icyahindutseho ntangira kwisanzura mu bantu ngeze kuri kaminuza nabaga muri jibeyi hari training bagiraga bitaga healing of wounds nyine ari nk'isanamitima niko navuga turayikora tumaze kuyikora bavuga ibikomere tubana nabyo ntago nari mbizi ko mbigira nibaga ari imiterere ubundi tukiyijyamo naho gazuba abantu baranzi cyane ntabwo banzi ngiye mbana n'ibikomere ntabyo ngira umunsi wa mbere barabivuga uwa kabiri wa gatatu usanga narashize ndi umuntu washizeho gutanabaho utazi uko ateye ku munsi wa nyuma baje kuvuga ku gikomere cyo kuba umuntu atarishinguriye nk'umuntu cyangwa se narashwanze sinzi ukuntu narize sinzi ukuntu n'ubwenge numvishe bwagiye nsohora ibyari bindimo birasohoka numva ntangiye kwakira uwo ndiwe no kwakira kutabona ababyeyi banjye ku maso numva ko byanga bikunze igihe cyabo cyageze cyo kuva ku isi ariko nta kosa Imana yari ibifitemo mu by'ukuri ndabyakira Imana impereza uriya mugabo nakubwiraga wanjye tubana mumpaye noneho we tugikundana naramubwiye rero niba wumva uzishyiraho imiruho yanjye umbwire dukomezanye niba wumva utazayishyiraho umbwire njye mbivemo icyambere ugomba kuza mbere yo kuba umugabo uzabanza ube papa yarafite inshingano nyinshi ube papa ube mama ube famiye ntazi ntabonye kuko sinakuze mbona ngo mu mafamiye twagiye gusura twagize gute mva nabyo sinzi ukuntu binkoraho nabi ubizo famiye zindi ushobora kuba ntazi ugaruka uba umugabo arambwira ati ibyo nzabikwagira amarangamutima cyane nimbonera babaye arambwira ati ibyo nzabikora n'ibyo utambwiye biri ngombwa gukorwa nzabikora kuko kandi koko abikora uko nguko ibikomere rero byanjye bigenda bishirira muri sosiyete yo ku ishuri se iki ndetse n'umufasha wanjye tubana mu by'ukuri umutima wanjye urakeye ndishimye murabona ko nseka cyane rwose ngayo nguko rero ese ni iki cyakugaruriraga ibyiringiro mu bihe bikomeye mu bihe ubona nta nshuti nta muntu ugukunze nta mubyeyi wigeze ubona utaramushyinguye ngo n'ako gahinda gashira ni iki cyakugaruriraga ibyiringiro mu buzima ikintu cya mbere cyangaruriraga ibyiringiro mu buzima ni uko numvaga ko papa ntafite ari mu Mana irenza ababyeyi amen amen nkatekereza ko mama ntafite Imana izikaba byose ikabikavaringa amen amen ikabikavaringa byanga bikunda nkavuga inti nubwo ntababona ahangaha
hariho umuntu wigeze kumbwira ngo burya ngo ababyeyi ngo ni abakozi b'Imana. Ati ibaze ufite umwana mu rugo, urimo urabyumva, umukozi agataha cyangwa akimurirwa ahandi akazi ukisigarira mu rugo rwawe, uriya mwana azaba iki? Umwana ntacyo azaba. Ati nawe Imana yimuriye umukozi ahandi cyangwa se yaramwisubije, ariko yo nk'umubyeyi iracyahari, uzaba iki? Mpita numva ko uyu mubyeyi koko yatwaye umukozi we, ariko umubyeyi wanjye yarasigaye, turi kumwe. Binkantera imbaraga zo kumva ko umubyeyi wanjye ari hafi yawe. Noneho umubyeyi ufite byose, uri hejuru ya bose, byose mu kiganza cye, ukumva bigushubijemo ibyiringiro cyane. Mbese ni iyihe nama wahereza umuntu wakuze muri ubwo buzima ari imfubyi atagira umwitaho? Ni ikihe gitekerezo cyangwa se inama wamuhereza umuntu wakuze adafite ababyeyi, by'umwihariko noneho wagize iki kintu gikomeye cyo kutanababona ku maso? Inama namuhereza mu by'ukuri navuga ngo ita kuri so, menya ko ufite so, menya ko ufite umubyeyi, ko utari wenyine. Uwo mubyeyi muha umwanya muganire, muha umwanya kuyobore, emera inama n'impanuro guhereza. Imana n'umubyeyi, hariho ababyeyi babyara bakagarukira ku kubyara ntibatanga uburere n'ibikenerwa shingiro, ariko Imana si ko imeze uko nayibonye. Imana iba data ikaba umubyeyi, ariko kandi n'uburere bwose umubyeyi atanga Imana irabutanga. Ba babyeyi batubyara mu buryo bw'umubiri, za mpanuro baha abana baba bazikuye ku Mana. Iyi Mana rero ifite inshingano n'imbaraga zikomeye ziguhereza ibyo ababyeyi bataguhaye, ndetse mu bwinshi kuruta uko umubyeyi wawe hari yaziguha. Muve mu matabi, hariho abajya kwiyahuza ibiyobyabwenge n'ibindi bitandukanye, ariko muve mu nzoga, muve he hatandukanye, kuko hariya siho hari umunezero. Uranywa inzoga igutwara ubwenge nibugaruka ibikomere bigumeho. Urajya ku Gisenyi koga, ufatayo iminsi 3 uruhuka ureba amazi, nugaruka uvuye y'ibikomere mugarukane. Inzira nziza yo gukira n'inzira yo kumva ko umubyeyi wawe ari hafi yawe, nuko umwiyegurira akabaho ubuzima bukuyobora. Murakoze cyane. Urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Turimo kugera no ku musozo, ariko hari ikindi kibazo mfite. Nubwo umaze kugira inama abo bantu babanye n'ibikomere, izo mfubyi, ariko hari n'imiryango irera izo mfubyi, kandi twamaze kumenya yuko hari imiryango ifata nabi izo mfubyi, bakabaho mu buzima bwo gutotezwa, bakababazwa. Uragira iyihe nama iyo miryango irera abo bana? Inama nagiriye imiryango ni ugufata abo bana nk'uko bafata ababo. Umwana ashobora kugira igikomere cyo kutagira ababyeyi, akazagira n'igikomere cy'itoteza wamushyizeho. First of all, abuza ababyeyi, naho agiye arasa n'uri mu muriro waka uhora umwotsa buri munsi. Niwo rwa rurimi rubi, nizo za ncyuro. Hari umuntu wampaye ubuhamya ambwira ngo yari ari mu rugo kwa nyina wabo, yarapfushije ababyeyi. Umunsi umwe sinzi ikintu yari yakoze, nyina wabo amusohora mu nzu, ngo aramubwira ngo dore nyoko ahagaramye. Niho yari ashyinguye. Dore nyoko ahagaramye, niba wumva ushaka kunanira sohoka umusange ahagaramye mugaramaneyo. Can you imagine? Uyu mwana azamera ate? Ese naba umubyeyi azabasha gucaringa abana be? Ese azagira urukundo abantu? Bantu murera aba bana birahagije, ibyo babonye birahagije. Mwibongerera, mwibikoreza imitwaro, ahubwo mutegera ibitugu akuririre haruhuke. Nubwo utamuha ibintu birenze bigusaba ubushobozi, mutegera ibitugu byawe akuririreho. Namara kurira umwereke ko ubuzima bugishoboka. Uyu mwana aramererwa neza. Ndumva ari cyo nabwira ababyeyi babarera. Moneraho no gushimira abantu cyangwa se imiryango yagize uruhare mu buzima bwanjye kubohoka, no kubona ko urukundo ruhari, no gukira bya bikomere, ndetse no kubona ibikenerwa shingiro nk'abandi bana. Mu cyukuri twe tuba twitekereza mu kuba abo hasi, amatapi cyangwa se abo gukandagirwaho, ariko hari abagira uruhare mu kugufata ukuboko bakavuga nawe zamuka nk'abandi, nawe gera kuri uru rwego nk'abandi.
aribwo ndashimira umuyobozi wanjye muri iyo korari wamfashije akemera akamfasha, Muranga Emmanuel. Imana iguhereza umugisha cyane, tumusabe umugisha, Imana imuhe umugisha cyane. Ndashimira abavandimwe banjye tuvukana bakomezaga kumbwira komeza birashoboka, mu gihe babonaga ko Imana ishyizeho inzira bamberaga moteri ikomeye cyane. Ndabashimira cyane. Arimo musaza wanjye unkurikira rwose, niwe muto kuri nge ariko wasangaga mpangayikiye biteye ubwoba, rimwe na rimwe nkavuga inti ntazamubabaza cyangwa se n'abakuru banjye ntazabababaza. Nkashimira Wanziga Sharon n'umutima wanjye wose, niwe wagize uruhare rukomeye kugira ngo kwiga kwanjye handi nashakaga gusohora. Ndamushimira cyane, Imana imuhereze umugisha. Umukobwa mwiza cyane ufite umutima wa kibyeyi. Ndashimira Businge Lydia n'umuryango we Tugume Faustin. Ndabashimira iyo famiye mu bwinshi bwayo uko ingana n'uko imeze. Ndabashimiye, nibo banyishyuriye second ubwo nari Kagarama hariya rwose, muri amafaranga kaka yabo batangaga nibo bayafataga, hakagira ibyo birengagiza by'abana babo kugira ngo Judisi akire bya bikomere, abona ko nawe byashoboka ko yagera kuri uru rwego. Ndashimira Beautiful World Canada ifatanyije na FAWE Rwanda kumfasha mu buryo bwo kwiga kaminuza. Imana ibahereza umugisha cyane. Tubasabiye umugisha, Imana ibahereza umugisha. Rero turashima Imana kubw'ubuhamya bwiza twumvishije, twigiyemo byinshi bene data. Twigiyemo yuko Imana yacu ntago ijya ibeshya, kandi Imana yacu ni se w'imfubyi, ahubwo twebwe dusange papa, niwe papa ufite byose, ntajya ananirwa, ni inshuti nziza. Yewe muntu wabuze ababyeyi, ugifite ibikomere, urababaye, urihebye, turakwinginga uwo umaze kumva buno buhamya, ngwino usanga Imana ni umubyeyi mwiza, ntabwo uzigera wicuza. Va muri ibyo biyobyabwenge, reka kwiyahuza izo nzoga, Imana niyo yomora ibikomere ikakubera umubyeyi. Turabashimiye, turagushimiye mutumirwa wacu, Imana iguhereza umugisha kandi ukomereza aho ngaho. Rero Imana ibahereza umugisha. Turashoje ariko turifuza gusenga, dusengera abantu bakiri muri ibyo bikomere, dusengera imiryango irimo gufata abo bana nabi, kugira ngo Imana ihindure ibitekerezo byabo, kugira ngo bafate abo bana nk'ababo. Reka dusenge. Mwakoze cyane gukurikirana iki kiganiro, kandi tubasaba kugira ngo mugisha yaringe n'abandi, mubabwire ubu buhamya ko Imana yacu itabeshya. Murakoze cyane kubana natwe. Mana nziza, Mana y'urukundo, turagushimiye ko wabanye natwe. Tumaze kumva yuko uri Imana itabeshya, mu buzima bwacu twarabibonye Mana, ntabwo ujya ubeshya. Mana twakwitura iki? Mana twaguha iki ko twakubonanye byose Mwami? Aya masaha turagushimiye, imitima yacu irishimye, tugushimiye ko wabanye na mwene data Mwami, yanyuze muri byinshi, yabuze ababyeyi ariko wamubereye umubyeyi, waramwigishije, waramwambitse, wamukoreye ubukwe, umwubakiye urugo. Mana turagushimiye, turi hano hantu Mwami, tukweretse n'abandi bana Mwami barimo kunyura mu buzima yanyuzemo Mwami, babuze ababyeyi babo ntibabashyingura, bari mu miryango Mwami. Imana nziza, nabo barababaye, turakwinginze kugira ngo ubasange, womore ibikomere byo mu mitima yabo Mwami. Imana nziza, ubuntu bwawe n'imbabazi byawe bibabeho Mwami. Imana y'urukundo, twumvishije yuko utabeshya Mana, turakwinginze kugira ngo Mwami ugende ubese w'imfubyi, ubohora imitima yabo. Dusengeye imiryango irimo gutoteza abo bana Mwami. Umwami Imana nziza, uhindure imitima yabo Mwami. Imana y'urukundo, urakoze, turakwinginze kugira ngo iki kiganiro hagira abo kibohora Mwami. Urakoze kubanye natwe, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen.